abarozi basubirana ibyabo. Vuga ngo nibasubirana ibyabo, nibasubirana ibyabo mu izina rya Yesu. Amasezerano agiye kuvuka, ngiye kubyarira amasezerano. Igihe Imana yavuganiye nanjye cyageze. Umva mubwira ikintu kibaye. Imana irambwiye ngo nguko yakunje amazi iburyo n'ibumoso, Abisirayeli bakabona inzira yo kwambuka. Amahoro, amahoro yuzuye wabona muri si kwa data ni gusa asenderea mahoro umutima n'umucyo n'umucyuza bamwishimiba niba dukurikiye inzira y'amasende umutima tuza n'umucyuza bamwishimiba niba dukurikiye inzira y'amasende ndetse n'umwana muto uzi gusenga ntabwazagira ubwoba azafashwa no gusenga kandi ntitwibagirwe yuko aho tujya hose yuko gusenga kwacu kugera ku Mana. Kandi rero ntitwibagirwe yuko aho tujya hose yuko gusenga kwacu kugera ku Mana Data. Ndagira ngo umwanya tugiye gufata wo gusenga utekereze ibintu uko ari bitatu. Utekereze igicaniro cyazimye muri wowe, kuko uko wasenga uracyasenga. Wenyine wikorere evaluation yawe ituma umenya ko ari wacowe apana ibindi. Kuko ibitangaza byose, twakira indwara, twakira ubumuga, ariko gukira umutima bingana n'uburyo uba ku gicaniro. Amen. Icya kabiri, shyiraho uburyo bwo kongera gushyiraho igicaniro wowe ubwawe mu rugo iwawe mu cyumba cyawe. Wongere utekereze kuvuga ngo Mana, ndashaka kujya mbyuka ngasenga, ndashaka kujya ntaha ngasenga, ndashaka kuba mu kazi ariko nsenga, ndashaka kongera kugirana ubusabane nawe. Wongere utekereze ngo Mana, hari aho nateshutse, hari aho nibagiwe, hari ikintu usigaye narimbitse cyasimbuye gusenga. Ariko wongere wikorere evaluation wenyine, urebe n'uburyo wakongera kugira icyo ukora. Icya gatatu, Imana irashaka kugutabara, ariko nawe wigizemo iki uruhare. Turi bupfe, ntacyo uri bube, ntacyo uba. Niba ibigeragezo uri gucamo n'ibikwegereza Imana, vuga ngo biranyegereza Imana ibyo ndi gucamo. Buriya hari ibintu Imana izana kugira ngo yongere igira ute ikubone. Wari warabuze, wari abantu babaho baraburanye n'Imana, hari igihe tuburana nayo. Reka mbabwire mu nzozi 3 zigaragaza ko umuntu afite ibihe byiza. Icya mbere, arota ari kuvuga indimi. Icya kabiri, arota yuzuye umwuka wera. Icya gatatu, inzozi nyinshi zikwereka perezida wa repubulika musabana. Ni ikimenyetso cy'uko Imana iri hafi yawe. Ariko uheruka kumurota muri rimwe, uheruka kurota uvuga ururimi rushya muri kabiri, uheruka kurota uzi indirimbo zo kuririmba kera. Ibihe byiza bigaruka no mu iyerekwa ryawe. Na benshi barara birukankana n'ingurube, vuga nk'ingurube.
ingurube muzi igisobanuro cy'ingurube. Abantu bamaze iminsi barya cyane batagira nta kindi barota. Ni ingurube kuko nirya byose ntigihumeka itari kurya, ntabwo bisaba ngo yuse, iramira. Vuga ngo kumira. Abandi barota mu bintu bibi gusa. Inzozi zawe zikwereka ibihe urimo. Uri kurota iki muri iyi minsi? Checking. Amen. Amen. Sigaho urota wiri gukurubana n'abantu b'abapagana, barota mwambaye ubusa, abarota neza neza uri kugenda ushyiraho ibiganza, wishe ubwambure. Ni ibihe byiza Satani yagutwaye. Ukwiriye guhagarara mu mbaraga. Vuga ngo mu mbaraga. Kuko imyambaro ingana n'amasengesho turi gusenga. Nuzaba twambaye costume bigaragaza ko igihe ugiye kwinjizwamo ari igihe cyiza, ariko kandi gihagurukijwe n'amasengesho. Munsi narose costume bwa mbere ni igihe twamaze amezi 6 dusengana n'umugore, nta muhanuzi, nta pasiteri, tukarara hasi gusenga. Ndota nambaye costume na ragadi ndende. Imana irambwira ngo mwambaro nguhaye ungana n'amasengesho watambye amezi 6. Uvuye mu cyaro ugiye hehe? I Kigali. Urabona ntasambaye. Aho mu cyaro se bagira sino. Yewe uzarebe ngende umunyamugi. Ngewe musa n'abandi bagenda kunyacyaro. Naravukiye ariko ntaho bihuriye umuntu. Mama Jojo sanunde. Kandi n'umunyacyaro ngewe. Kwambara ni costume nzayishyiramo ku cyumweru gitaha. Kubera amasengesho ntabwo tutazamba. Kubera amasengesho ntaho tutazagera. Kubera amasengesho ntabwo Imana itazakora. Kubera amasengesho amateka azahinduka. Kubera amasengesho ubuzima buzaza. Kubera amasengesho impinduka zizabaho. Kubera amasengesho karande zarapfuye. Kubera amasengesho umwuka w'Imana ari hagati muri. Kubera amasengesho vuga ngo kubera amasengesho. Kubera iki? Tuzabyara, tuzaheka, tuzakikira, tuzambara imbaraga mu mbaraga z'iki z'amasengesho. Mu izina rya nde cya Yesu. Ntabwo uzi ibyenda nambaraga kiba mu cyaro ko zari ipantaro zimeze ntabwo ubizi madamu. Aranga kubivuga asa neza n'amafoto sizayereka. Ipantaro zimeze zikazi. None ga nanjye namenye gushyira kuri Simon kuri tayi. Ibi ni umujyi ntabwo ari cyaro. Hariko abantu tugira bari mu mujyi wagira ngo bari mu cyaro kubera diamond zo mu cyaro zagize zibahambira zo mu cyaro zikabahambira. Ugomba kwitandukanya na diamond yo mu cyaro basugahangana niyo mu mujyi. Agasozi kose ugiyeho ugomba kwiga gukubita umwuka ugakoreraho. Yes, agasozi kose ugiye kwicaraho menya ko ari diamond ugahatse. Ugomba kwiga kumukubita mu izina rya nde cya Yesu. Ugafata agasozi kawe Imana yagusezeranije. Hari turashaka bakagufatira wakagufatira zakagutwara. Ntugashaka ko bagufatira agasozi kawe. Niba kagufatira bazana kajyana. Madam, muri abakobwa reka nkubwire ibanga. Umuhungu umwe yaragiye ngo agiye gutereta agira ubwoba. Aravuga ngo nimunderetere mujye kumundambagiriza. Bene data bajya kumureba. Abo nyine bagiye kurebera nibo bana mutwaye. Uva bako iga kwijyanira n'umuhungu wawe muvugana. N'umutuma abandi bakobwa bye bye vuga ngo bye bye. Bazamujyana. Ibanga ni rimwe. Agasozi kawe nakawe ugomba kukarwanira ukagira ute ukagafata. Ngo ni mukamfatira n'ukuri uyu mwanya ugiye kukifatira. Mu izina rya Yesu. Urugo rwawe ugiye gukubita umuzimu warwicayemo mu izina rya nde rya Yesu. Akazi kawe ugiye gukubita umuzimu karyamyemo mu izina rya nde rya Yesu. Mu bana bawe ugiye gukubita umuzimu wabafashe mu izina rya Yesu. Imbaraga zikurwanya ugiye kuzisenya mu izina rya nde. Sukuma haleluya. Oh haleluya. 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 Sema haleluya. Yoshua Kalebe yaramubwiye ngo umusozi wanjye. Umusozi wanjye amenya kwiburana. Umenya kwijistifia wewe. Ubwira Imana mugeneye umusozi wanjye muri amasengesho. Ese abantu bumva 21 tuzatangira. Hari abantu bumva 21 bari maso kuzayabamo. Reka babwire ibintu bitatu Imana izakoreramo. Ibintu byakunaniye bizasubizwa muri amasengesho. Imbaraga zakurwanije zizatsindwa muri aya masengesho. Aho pinjira kuzahinjira muri aya masengesho. Inzira zitariho zizakinguka muri aya masengesho. Akazi wabuze uzakabona muri aya masengesho.
urugo rwawe uzaruhabwa muri ariya masengesho, abana bawe uzabahabwa muri ariya masengesho, icyerekezo udafite uzagihabwa muri ariya masengesho, imbaraga z'Imana zizakuza muri ariya masengesho. Ndagira ngo kubwira amateka azahinduka muri ariya masengesho. Ni bane bumva bazayasenga batera haleluya. Tuzayasenga, bababwire tuzagira ute, tuzayasenga. Ibi ubayeho mu ndege nke zirahagije, nta mpamvu yo guhora mu ndege nke. Vuga ngo ndi umusirikare, pana kuba umusivili. Ibizajya bizaza mu izina rya Yesu. Muri 21 nzakira n'igitangaza. Niba byiza yatera haleluya. Apana kuzemba no kucanga. Turiteguye kwakira imbaraga z'Imana, turiteguye kwakira ibitangaza by'Imana. Umva mbabwira abamama, mugende mubwirira abagore bose bafite inda bazaze bace muri aya masengesho, bose bazabyara neza, bose bazabyara neza, ntabwo muzagira icyaha. Abana banyu muzabakira neza. Mutanga itangazo, mukora amahamba. Yoshua yaravuze ngo nimukora iki? Amahamba. Mubwire ari Yorodani ko tugiye kwambuka tugafata hehe? Hakurya. Imana irashaka kuva ahantu maze iminsi warakubitikiye, warahwerereye, warapfiriye. Imana irashaka kwambika imbaraga, irashaka gukoresha, irashaka kukwereka imbabazi zayo, irashaka kukwereka urukundo rwayo. 21 randevu y'Imana, 21 randevu. Haleluya, haleluya. Randevu y'Imana muri 21 uzahura n'Imana. Muri 21 hari umugisha mugiye guhuzwa. Haleluya, 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 haleluya. Hari umugisha mugomba guhura nawe. Hari umusore wawe mugomba guhura mugahoberana, urwara kurwara, ikirenge ku kirenge, gahunda kuri gahunda. Hari ibyawe mugomba guhura nabyo. Muri 21 Imana iraje. Muri 21 igitangaza kizaba. Muri 21 ibyabazwe bizabohorwa. Muri 21 imbaraga zakurwanije zizapfa. Muri 21 hari icyerekezo gishya. Yabo eneko shayibo latika eneko shayibo. Hari amakuru mashya. Imana irambwiye ngo iraje kugira ngo ihirike umusozi uri imbere yawe. Imana ije guhirika umusozi uri imbere yawe. Imana ije guhirika umusozi uri imbere yawe. Imana yambwiye ngo nkubwire, Satani yaragusabirije gukorera, ariko Imana irakwimanya uzahakorera burundu. Kuko umwanzi yarashatse kugusubiza mu rugo, ariko Imana irambwiye ngo guma aho hantu. Ugiye kwahera umugisha nubwo muri mu bihe bitoroshye, ariko Imana iraje yaguhera iki? Umugisha. Haleluya, 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 haleluya. Umva amakuru. Vuga ngo umusozi ugiye gutenguka. Umusozi ugiye kugira ute? Gutenguka. Oya pasika shaibo. Eneko shaya. Teneko sido nebo sha. Umva mubwira uruzi ruzacikamo kabiri. Inzira igiye kuboneka uhambuke. Amahirwe agiye kuza. Inzira zawe zigiye gukinguka. Vuga ngo zirakingutse. Rambura ukuboko ngo zirakingutse. Izakazi zirakingutse. Izi mibereho zirakingutse. Izi terambere zirakingutse. Muri 21 ngiye guhura n'igitangaza cyane. Ngiye guhura n'umugisha wanjye. Ibintu byiza yatera haleluya. Ngiriro umuntu muri kumwe ngo ntuzaranga. Mubwire uti nurangara uzabuhombye. Mubwire ngo ntuzanyagwe. Randevu ni ku itariki 14 kugera ku itariki 3 z'ukwa kane. Imana irekuye amasezerano menshi hagati muri twebwe. Imana ikinguye imiryango y'amasezerano y'abantu benshi. Vuga ngo isezerano ryanjye muri aya masengesho nzahuzwa naryo. Vuga ngo iryatinze ugiye guhuzwa naryo. Reba umuntu muri kumwe, bwira umuntu muri kumwe ngo isezerano maranye igihe kirekire rigiye kuzura. Mubwire ngo igitangaza cyawe gipfunyitse muri 21. Mubwire ngo uzabona igitangaza kigutunguye. Mubwire ngo uzabona n'igitangaza kigenda n'amaguru. Mubwire ngo ijuru rizagukingukira. Mubwire ngo abadayimoni bazashwira imishwaro. Mubwire ngo abakuroga babonye ibyago. Mubwire ngo abakuroga babonye ibyago. Mubwire ngo abakurwanya bazakwira imishwaro. Tosika bonewa. Mubwire ngo uburwayi bukurimo buzagenda. Mubwire ngo uburwayi bwose buzagenda. Mubwire ngo umwuka mubi ukurwanya uzagenda.
etasika shaibo eliwa enewa eteko shaibo eliwa sidonewa imana ngorera dariwa tosika enebo eliwa eneko shaibo imana iramwe ngo mbabwire amaremba agiye kubakingukira vuga ngo urugi rugiye gukinguka wongera bitangaze ngo urugi rugiye gukinguka mubwire ngo urugi rugiye gukinguka nino byiza haleluya yatorawa enewa etekosa elibo shaibo ndagira ngo mvugane nawe hari intebe ugiye guhabwa muri 21 vuga ngo intebe nshya vuga ngo biro nshya Mesiya usezerano ikibanza gishya akazi gashya Mesiya usezerano vuga ngo ibyanjye biraje muri 21 Imana impayemo rendezvous iyo guhura nayo ikambuza n'ibyanjye ikambuza n'ibyo nasabaga ibyo nasengeye igihe kirekire mbibonye muri 21 kandi ndabyizeye nta gushidikanya ko Imana inkorera igitanga urabyiza vuga ngo haleluya hari abantu bagiye guhindurirwa intebe rwose tutari twayarangiza muzajya mubona abantu bashima akazi babishimanga Imana bahaye akazi batari bayarangiza hari abantu bari gusaba akazi vuga ngo ndi mu bambere bazashima amasengesho akiri ndi mu bambere bazashima amasengesho atari yasoza hari abana bazahabwa ubwenge muri aya masengesho umwana wawe wari warabaye igicucu agiye kuzaba umunyabwenge azaba umuhanga hari dayimoni zigiye gupfa zateraga abana bacu w'izina ryanjye kandi reka mbabwire ukwezi kwa kane Imana izaremamo ibintu bikomeye ukwezi kwa gatanu kuzaba ari ukwezi kw'amashimwe pasika nziza kuri wowe ndangire mbihanure pasika nziza kuri wowe pasika nziza kuri wowe pasika nziza kuri wowe pasika nziza ku bawe pasika nziza mu rugo rwawe pasika y'impinduka mu buryo bw'umwuka iyi pasika izakubera pasika y'ibitangaza itariki ya 17 z'ukwezi kwa kane wowe turi kumwe hano uzaba ushima Imana iby'Imana yagukorera 17 z'ukwezi kwa kane uri mu bantu bazaba bashima Imana vuga ngo ndi uwa mbere kora abantu bari hano tugira duca abandi tugire duca iyi pasika izakubera pasika itandukanye n'izindi pasika uku kwezi kwa gatatu ya masengesho tuyakora uko biteganijwe abantu benshi bazaba bakorwa ku maso berekwa bazaba bahanura abanyempano bazisabye bazazihabwa uko muba mu ijambo muzarihabwa kuko hari imbaraga zigiye kubamanukira hari umwuka wera ugiye kumanuka hari impinduka zigiye kubaho hari ibitangaza bigiye kugaragara hari imbavu yagiye kumenagurika hari amayira yagiye gusigurwa mu izina ryanjye mu izina ryanjye reka mbabwire uyu mwaka ni umwaka wo kubaka abatagiraga inzu muri mujyi wa Kigali mugiye kuzihabwa ibiciro byazamutse ariko nibwo mugiye kurya neza reka nongere bisubire ibiciro byazamutse urusaku ni rwose ariko nibwo Imana igiye kugutunga neza umva kandi mubwira amakuru igihe cyose ibintu byari hasi niba waguze ikibanza ariko uyu mwaka ni umwaka wo kugura ikibanza ukubaka hari umuntu ubyizeye avuga ngo amen hari umuntu ubyizeye avuga ngo amen ndagira ngo mubwire ugiye guhuzwa n'igisubizo cyawe muri aya masengesho urahuzwa n'igisubizo ntabwo unyumvisha urahuzwa n'igisubizo urahuzwa n'igisubizo kandi uracyakira ari kizima vuga ngo ndacyakira ari kizima ndacyakira kitangiritse ndacyakira kitarwaye ndacyakira ari kizima mu izina ryanjye bintu byakira ngo amen hari abantu babataye bagiye kubagarukira muri aya masengesho tugiye gusenga vuga ngo agiye kungarukira agiye kugira ute kungarukira agasuzuguro kazarangirira muri aya masengesho vuga ngo agasuzuguro kazarangira hari agasuzuguro k'abarozi kazarangira hari agasuzuguro k'abadayimoni kazarangira
hari agasuzuguro k'abakurwanya kazarangira, hari agasuzuguro k'abakugenza kazarangira, hari imbaraga zizamenagurika mu izina rya Yesu. Hari ubutware bw'Imana ugiye guhabwa. Vuga ngo ubutware, vuga ngo ubutware ngiye kubuhabwa, ubushobozi ngiye kubuhabwa, imbaraga ngiye kuzihabwa. Hari inyanja ugiye gutambuka ugenda n'amaguru. Vuga ngo inyanja y'ibigeragezo nzayica hejuru n'amaguru, inyanja y'ibigeragezo nzayambuka n'amaguru, inyanja y'ibirwanya nzayambuka n'amaguru, inyanja y'abandoga ngiye kwisohokamo amahoro mu izina rya nde, mu izina rya nde, mu izina rya nde, mu izina rya nde. Kora ku nda yawe amasezerano agiye kuvuka, ngiye kubyara inda y'amasezerano. Igihe Imana yavuganiye nanjye cyageze, ngiye kubyara mu izina rya Yesu, kandi icyo nzabyara kizaba ari icyiza. Imbaraga zarwanije ziratsinzwe, amasezerano yanjye agiye kuzura, amasezerano y'igihe kirekire agiye kuzura. Imana ngwera, Imana yampamagaye, igihe cyageze, amezi yageze, iminsi yageze, mu kuboko kw'Imana kumbe kuvuka neza, ibyanjye bigiye kuvuka amahoro. Hari agateka kawe ugiye kuzarira amasezerano yawe. Imana igiye kubyuzuza, Imana igiye kubikora, Imana igiye kugaragaza amaboko yayo mu izina rya nde, mu izina rya nde. Wataye haleluya we. Vuga ngo ndatwite, ongera ukore uvuge ngo ndatwite. 21 ngiye kubyara. Ndi ku gise ndabarahiye, ndi ku gise cy'amasezerano, ndi ku gise cy'iby'Imana yambwiye, ndi ku gise. Iyo igise cya nyuma kije umuntu arababara, ariko kiba gisobanura ngo umwana agiye kuvuka. Nubwo nciye mu binkomeretsa, nubwo nciye mu bimbabaza, subiramo, nubwo nciye mu bimbabaza, nubwo nciye mu binkomeretsa, nubwo nciye mu rugamba rw'igihe kirekire, nubwo nciye mu birwanya, nubwo nciye mu marira menshi, ariko nubwo mbabara none ndatwite, ngiye kubyara, ngiye kubyara. Iby'Imana yambwiye igihe kirekire bigiye kuzura, bigiye gusohora, bigiye kuba. Agakiza gatashye mu muryango, agakiza gatashye mu muryango. Ubuzima burahindutse, imibereho irahindutse. Imbaraga z'Imana zimesheje kwakira igitangaza, imbaraga z'Imana zimesheje kwakira umugisha, imbaraga z'Imana zirabohoye, zibohoye ibyanjye, zibohoye umuryango wanjye, zibohoye itorero, zibohoye icyerekezo cyanjye. Ninuzakira tena. Haleluya, 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 haleluya. Oya tosito nekoshaibo taiwa enebo enewa endikosha deriwa emo. Imana namwe itanze ingabo nyinshi, itanze ingabo nyinshi hagati muri twebwe, ingabo zo kuturwanirira, ingabo zo kudukiza ababisha bacu, ingabo zo kudukiza abagome, ingabo zo kudukiza abagambanyi, ingabo zo kuturwanirira. Imana imanuye ingabo, akira izo ngabo tera. Haleluya. Oya tosika shaibo ewa enewa etiko shaibo. Ndumva Imana imbwiye ngo igwaye inkoni yo gukubita icyagukubitaga, icyagukubitaga. Imana igwaye inkoni yo kugikubita. Vuga ngo ndagikubise mu izina rya Yesu. Ongera ubisubire uvuge ndagikubise mu izina rya Yesu. Gikuwe imbere yanjye mu izina rya Yesu, gikuwe imbere yanjye mu izina rya Yesu. Wakigeragezo ndagukubise mu izina rya Yesu. Wambaraga y'umwijima ndagukubise mu izina rya Yesu. Wagitero cy'umugome ndagukubise mu izina rya Yesu. Imana irambuye ngo hari umusozi ukuwe imbere yawe, urahavuye, urahavuye. Ntabwo unyumva, urahavuye, urahavuye, urahavuye. Umva kubwira ikintu kibaye. Imana irambwiye ngo nguko yakunje amazi iburyo n'ibumoso, Abisirayeli bakabona inzira yo kwambuka. Nikikunje ibyakugeragezaga, nikikunje intambara zawe, nikikunje ingorane zawe, nikikunje uburwayi bukurimo, nikikunje abakurwanyaga. Dore hagati mu byakurwanyaga Imana iciye mu inzira. Vuga ngo inzira iracitse mu izina rya Yesu, inzira iraharuwe mu izina rya Yesu,
inzira irabonetse mu izina rya Yesu, inzira irahabwa mu izina rya Yesu. Ibyakurwanyaga Imana igiye kubimira bunguri mu izina rya Yesu. Ntabwo unyumvishe wateye haleluya. Telewa eneko shaibon, irido sika, etiko shaibon, eriwa eneko shikana, neno takido lewa, eribo sido lewa shaibon, eliko sika ta, lelele, elewa, elevo, eriko sita elewa, taibo, elevo, letola site shaibon. Imana namwe ngo irakunja kunjibintu, igiye gukunja kunja, vuga ngo gukunja kunja. Imana hari igiye gukunja kunja, hari ubukene igiye gukunja kunja, hari ibintu bishaje igiye gukunja kunja, hari imbaraga zikunja kunja, vuga ngo igiye kubikunja kunja, irabikunja kunja mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Etaya sidone bosayi rinone ewa. Imana irambwira ngo inzozi mbi mwarotaga hari zari zigiye kubasohoreraho, ariko Imana irazikunja kunje. Vuga ngo irazikunja kunje. Birangiye ubaye amahoro. Vuga ngo mbaye amahoro. Zamura ikiganza uvuga ngo mbaye amahoro. Oya vuga ngo mbaye amahoro. Mbaye amahoro. 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 Ndayakiriye mu izina rya haleluya. Elia tosite kotasa, Elia shaibo, Eliwa emo. Imana yitangiye igitambo ku buzima bwawe. Ku kibazo cyawe Imana ishakiye igitambo. Ku kibazo cyawe Imana irigwatiriza. Muri urwo rugamba Imana igiye kwigwatiriza. Muri icyo kintu kikugoye Imana ije kwigwatiriza. Lewa na sindo nebo. Imana inamwe ngo akira kubohoka. Akira kubohoka. Akira kunezerwa. Akira imbaraga z'umwuka we, akira kwishima muri iyi minsi, akira igitangaza cyihuse. Kuwa kane Imana inambwiye kuri wa kane tuzateraniraho, Imana izabiri kwerekana ibitangaza muri iri teraniro. Ibitangaza bizagaragara muri iri teraniro kuwa kane. Hari igitangaza cyane, hari igitangaza cyane. Ela wala site shaibo deko satiko sha ay. Mana yanjye ndabigeza. Zamura ukuboko kwawe, vuga ngo mwami Yesu. Vuga ngo awi umutwaro nari nikoreye mvuyeho, agahinda karagiye. Awi iminsi maze nzenguruka umusozi irarangiye. Awi ndagushimye kunkora igitangaza, kundemeye ishimwe kuri uyu munsi wo ku cyumweru. Ntagiye kunezerwa, ntagiye kumva indirimbo z'amashimwe kuri uyu munsi. Mutima wanjye ruhuka, 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 ruhuka. Hari ikimana igukoreye, hari ikimana igukoreye. Tugiye kukirebesha amaso. Wakomeye Imana amashyi. Amarira narize aribagiranye. Abari bantegereje ko ngiye kumwara bafashwe n'ikimwaro. Abari bazi ngo nzagwa mu buzima narindimo baratunguwe. Mana uratunguranye, Mana uratunguranye. Mu bavandimwe banjye uratunguranye, mu babyeyi banjye uratunguranye, mu bana banjye uratunguranye, mu nshuti zanjye uratunguranye. Amagambo natuweho mabi ahindutsemo umugisha. Amagambo mabi natuweho ahinduwemo umugisha. Umuvumo bamvumye uhindutsemo umugisha. Amagambo abarozi bari barandongereye ahindutsemo umugisha, ahindutsemo umugisha. Singipfuye, nzarama, nzakomera, nzabaho aho narindi. Abantu baratunguwe, abantu baratunguwe, baratunguwe,
buzima bwanjye, impundu zigiye kuvuga ku buzima bwanjye. Kandi kubwo wumvishe gusenga, utatanije amaboko yangwanyaga aravunaguritse, imiheto mwanzi yandasaga iravunaguritse, abari bateranye mu nama irwanya ubuzima bwanjye, iyo nama urayitatanije, iyo nama urayisenye, iyo nama urayisenye, amagambo urayatatanije, imbaraga zabo zipfuye ubusa mu izina ryanjye, mu izina ryanjye. Wateye haleluya, ongera izamure ntacyo bitwaye, ongera izamure ntacyo bitwaye. Koraho wari urwaye uvuge ngo ndakize, mbaye muzima nona ndakize. Iyi ndwara yari indimo yose iragiye, 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 iragiye. Satani cyane uburwayi bwawe, cyane uburwayi bwawe, cyane imbaraga zawe, cyane imyuka mibi yawe, aka kanya mbaye muzima, mbaye muzima, ndakize mu izina ryanjye. Wateye haleluya, uvuga ngo haleluya. Wari urwaye mu nda abaye muzima, wari urwaye umugongo abaye muzima, waribwaga umutwe arakize, waribwaga umugongo arakize, aho waribwaga hose urakize. Indwara yose yari kurimo irasohotse iragiye. Ivuga ati uragiye utazagaruka, uragiye utazagaruka. Ori atasita shido neko sikabo. Ariko mbega abana b'Imana, ndabona abamarayika bagenda hagati muri mwe, ndabona marayika gukora mu kiganza, ndabona marayika akora ahantu hawe, ndabona marayika, ndabona marayika, ndabona marayika. Ninde witeguye gutana na marayika w'Imana? Uratana na marayika w'Imana uyu munsi. Vuga ngo sindara njyenyine, sindara njyenyine, ndararana na marayika w'Imana. Hari imbaraga z'Imana zirarana nanjye ijoro, hari imbaraga z'Imana zigiye kurana nanjye iki cyumweru, hari imbaraga z'Imana zigiye kurwanirira iki cyumweru. Nta mpanuka, nta rupfu, mu izina rya Yesu. Imbaraga z'umwuka warwanyaga zirapfuye, zirapfuye mu izina ryanjye, mu izina ryanjye. Abarozi basubirana ibyabo, vuga ngo nibasubirana ibyabo, nibasubirana ibyabo mu izina rya Yesu. Nibasubirana ibihato byabo, nibasubirana ibitega byabo, nibasubirana imbaraga zabo. Aka kanya imbaraga z'Imana zirantwikiriye, zirantwikiriye. Presence y'Imana irantwikiriye mu izina rya Yesu. Hari imbaraga z'umwitero mu izina ryanjye, 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 mu izina ryanjye. Wate haleluya. Etana sika shaibo, iriwa tasito ebo, nelewa etaka shaibo. Umva mubwiye, aho wageze usubira inyuma, ntabwo uzongera gusubira inyuma. Vuga ngo Satani aguhakaniye. Aho wasubirije inyuma ntuzongera kusubiza inyuma. Aho wagiye umpanura nari mbicaye ntuzongera kumpanura. Wagiye usenya ibintu byanjye ariko kuri inshuro ntuzabisenya. Wagiye usenya ubuzima bwanjye ariko kuri inshuro ntuzabusenya. Wagiye urwanya ubugingo bwanjye ariko kuri inshuro urananiwe. Bwira Satani ngo urananiwe, vuga ngo urananiwe. Satani irananiwe mu izina ryanjye, mu izina ryanjye, mu izina ryanjye. Wate haleluya. Helikosita shayina. Gira gutya, gira gutya, gira gutya, gira gutya, gira gutya. Tuzamuye amabendera y'Imana, tuzamuye amabendera yacu ubutsinzi, tuzamuye amabendera, tuzamuye amabendera. Vuga ngo kuri ukunesha, vuga ngo kuri ukunesha, vuga ngo iyi ni intsinzi nzamuye, vuga ngo icyubahiro cy'Imana kiragaragaye, vuga ngo abadayimoni bakwirimbishwa. Aya ni amabendera y'Imana, aya ni amabendera y'Imana, aya ni amabendera y'Imana, aya ni amabendera y'Imana. Ariko nta muntu wadufasha ni kucomora isenti kandi tugiye gushyira akaririmbo tukazamura amabendera. Ese ntugacomeka tugiye kuririmba intsinzi,
intsinzi bana b'Imana intsinzi intsinzi bana b'Imana intsinzi genda ireba intsinzi mu bice by'intsinzi intsinzi genda ireba intsinzi mu rugo rwanjye intsinzi 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 bana b'Imana intsinzi genda ireba intsinzi mu kazi kanjye mu bana banjye mu bice byose mu gihugu cyacu mu itorero ryacu bana b'Imana mu bice byose mu bana bacu mu bice byose intsinzi bana b'Imana genda ireba intsinzi mu bice byose ahantu hose mu bice byose mu butayu bwacu turasohotse mu bice byose mu k'umugabo no k'umugore bana b'Imana intsinzi yose turayitahana intsinzi mu bice byose no mu barozi bo baratsinzwe Imana yemereye mu rugo rwawe Imana ikwemereye mu kazi kawe Imana ikwemereye mu bana bawe Imana ikwemereye mu muryango wawe Imana ikwemereye umva ku bakurwanyaga Imana ikwemereye ku bakugenzaga Imana ikwemereye hari umuntu yakiriye atera haleluya batsuwe That's